Feri Yego waramutse amakuru se ndabona bazindutse uri mu mirimo nazindutse ndi guhinga karima nabonaga ari ukuntu katameze neza maze kumenyera ariko nizeye namaze kumenyera bebye ubuzima ni sawa n'ukuri kw'Imana zahene wazisoye nazisoye ngo ngubu nizimaze no kuzana amabonda ahubwo nyine ugomba kuzajya ukora uturimo duke ntukivune oya nta kibazo pe nanjye kandeba utundi tuntu nagenda gukora mu rugo umenyere ugize naseka ariko oya nta kibazo nuko sureba ko umaze kuba umusore mwiza umva warabyibushye ese uribuka ko iki cyumweru cy'icyunamo nikirangira uzatangira ishuri ndabyibuka ariko ahubwo arakana nibagiye kukubaza so ishuri niritangira sinzatangira byibuze nko mu wa gatanu ndumva ariho nifuza guhita mpera none se mu wa gatanu uzi gusoma no kwandika ko ibyiza ni uko watangira mu wa mbere ukamanza ukamenya gusoma no kwandika urabizi ko ariko leta idushishikariza gusa ikibazo reba mfite 32 ubu nzajya kwigana n'abana b'imyaka 7 koko abana nabyara erega humura hari n'abandi bantu b'abacecuru bajya kwiga bataye amashuri bagasubira mu ishuri uzi kubona umukecuru none ufite imyaka 70 yasubiye ku ishuri biba bishimishije umva uzabamenyera ahubwo umva abana bakiri batoya urabizi hari ababa bataramenya amateka ukuntu byagenze ujye ubigisha ubagira inama ukuntu bitwara se urumva atari byiza koko ubabereye umubyeyi erega humura nutsinda mu wa mbere neza nzatabasi ngusimbutsa ngo ujyane mu wa gatatu erega mushiki wa jewe reba ukuntu ngana n'imyaka mfite 32 nkigana n'abana bafite imyaka 7 erega nakubwiye ngo imyaka 30 hari n'abacecuru bafite imyaka 70 biga erega gukura ni mu mutwe ibintu by'imyaka bashizeho imyaka se ugomba kwiga ukaba umuntu muzima urumva ukamenya gusoma no kwandika urabizi ko ari byo leta idushishikariza rwose ubu nzarangiza koko ryari ngambwira uzaba ukiri mutari kuko mu myaka 30 ufite niyo iri kukubuza kujya kwiga koko ega wiyigabanya ni n'ibiri nyine 32 ndabyumva ariko rwose gutangira mu wa mbere kugira ngo umenye gusoma no kwandika nibyo byiza nimura n'abantu banserereza ngo rera kira gisaza umva nta muntu uzagusereza kuko leta ibyo bintu yabikuyeho byose yagiye kuvuga ngo abantu bajye kwiga gusoma no kwandika abacecuru n'abasaza hari uko ibizi ibyo byose nta muntu uzaguseka n'ukuri ese mbayeho ntize nabiki oya rwose Firi ibintu byo kuvuga ngo ntuzusubira kwiga mbabarira ubyikuremo baseka nkubwira akantu keza urahita ugakunda reka uzige primaire yose guhera mu mbere kugeza mu wa gatandatu noneho akugira ngo ujye segonderi uhite wiga imyuga arigeze ubwo primaire ni imyaka ingahe ni 6 gusa urumva ni miki uzaba nzarangiza primaire mfite 38 umva uzi none njewe nzakwijyanira mu igaraje ry'umushuti wanyu afite igaraje azakwigisha gukanika imodoka nose ikibazo ni imyaka 40 nzaba mfite nkora n'akazi kagoye koko biragoye oya rwose Firi ibintu byo kuvuga ngo nushaka kwiga mbabarira rwose ubyikuremo oya ntacyo ngiye kubizirikana ngomba kwiga sawa rero kanje mu gikari gukora uturimo ubu kuhinga racu ari n'igihe naza kugufasha mu kazi no kuri urakoze sister ngiye nkunda ukuntu rwose urumfasha nta kibazo musore biti komera makuru ni meza none se ibintu ndi kubona ndi kwibeshya cyangwa n'ukuri ubwo nkuzi none se swemerutse kunyuraho ahantu ku kimoteri usa nabi cyane cyangwa ndi kwibeshya ukama n'umuneke yego n'ukuri warakoze none se n'ukuri pe ese ni wowe ni njyewe babarira umbwire uriya munsi ko nabonaga ibitekerezo biri kure cyane usa nabi umeze nk'umuntu wishwe n'agahinda rero byakugendekeye bite inkuru ndende wa muhungu inkuru ndende y'ubuzima bwanjye ariko ko iminsi igenda iza ndi kugenda mpinduka urabona ko ukuntu mperuka atari ko ndi gusa ntange niyo mpamvu nyine ntunguwe bikaba ngombwa ko mpagarara ngo mbanze muvugishe
ubwo cyagiye ubwo duheruka nabyo nari ndi kure nta nubwo nari ndi hariya nica ahubwo ibitekerezo byanjye nanjye ubwanjye ntabwo byari sawa ariko ubu ngubu umeze neza urabona ko n'imirimo umuntu ayikora kiragiye cyo nta n'ikabaraga nari mfite ndabibona cyakoze icyo ukuntu umusore mwiza ngewe natashye nibaza ukuntu umusore mwiza nkawe yicaye hariya ariko ndebye ukuntu umeze numva naza kukwegera ndavuga ni nkwegereye ukankubita se mpitamo gukomeza nkigendera oya burya kuganira n'umuntu ari ikintu bifasha yego ko n'abantu nanjye bamfashije nabaje barampumuriza mfite mukuru wanjye tubana ndetse na mushiki wanjye tubanye neza urabona ko n'ubuzima bwahindutse kandi n'ibitaraza nabyo bizagenda biza ejo bundi ndaba ntangiye n'ishuri mbega amahirwe nagaruye ubuyanja muri make nese wigaga mu wakanga ntabwo nigaga ubu kanya sinzi gusoma sinzi no kubara ariko banyemereye kunjyana mu ishuri nakakubajije icyabiguteye icyatumye utiga icyatumye nyine umera kuriya kiragira nakubonye ariko ndabona turi umwanya mwiza wo kubikubaza sibyo ni ibintu byasaba umwanya ni inkuru ndende ariko wenda tuzagenda tuganira uko iminsi izagenda none se ubu ahangaha mu rugo urugo dore ni ahangaha ndabona uri no guhinga ahangaha ndi guhinga ahubwo se wamfashije rero ntakagufashije urabizi yuko ubuzima bwa Kigali nawe buba bwaducanze rimwe na rimwe hari ahantu ningiye mu kadiro nyine ubwo ngubwo ariko nyine bari bikunda nagufasha ahubwo ndabona igihe kiri kuncika reka ncomoke se ku buryo ni nk'iminota 30 tutaba tumaze kurima kano gace nyine twaba tukarangije ndabibona kandi guhinga urabona mu muco wacu w'abanyarwanda no gufashanya urabizi yuko ari ibintu byiza sibyo ariko reka ngende buriya twazavugana ubutana twazavugana no mu nzara n'ikindi kintu ngufasha ariko ubu ngubu kubera ko ndi kwihuta reka ngende sibyo se sawa gira akazi keza yego sawa ako rero muri mbabwire basore urabona ko turi muri kino cyumweru cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994 mu midugudu dutuyemo mu tugari mu mirenge abarimo abantu bafite ibibazo bitandukanye abacecuru b'incike cyangwa abasaza b'incike abantu bafite ibibazo bitandukanye abantu bafite ihungabana je numva cyari cyo gihe kiza cyo kugira ngo tube bari hafi ha kugira ngo ujye usanga umuntu yabyutse yiriwe yicaye nta n'ikintu ari gukora ako gatekerezo uvuze ni inyandiko hano hanze hari abacecuru dise b'incike badafite akepfo n'akaruguru hari abasaza bagendera ku bibando hari abadasohoka mu rugo hari abadashoboye kujya kuzana utuzi mu kajerekani n'ubundi nibyo nari ngiye kuvuga man hari ukuntu ubona umukecuru ukabona arababaje ariko ukabona nta bintu bya danje wamukorera ariko byonyine kumuzanira utuzi gusa unamuganiriza biramufasha tu hari n'ukuntu ahubwo usanga n'abantu badapfa no kuvuga ibibazo bafite ukajya ubona umuntu yiriwe yicaye ahangaha kubera ko atagira n'abantu bamuganiriza ukagira ngo abayeho neza yabisanga ugenda unamwegere umuganirize nibwo ubona ko afite abantu bamwitayeho akaba yanakwerura akakubwira ikibazo afite naho gutya twirirwa twibereye nk'ahangaha utavuze ngo ikintu cy'umuriro tugikoreshe neza usanga n'ubundi nta kintu ugikoreshe kandi wakabaye ufasha abantu erega nk'urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu uko no gutanga umusanzu wawe muri kino cyumweru biba bikwiriye kugaragara sibyo uvuze gutyo ndibuka hari umukobwa w'inshuti yanjye usibye kandi utaho gatoya yigeze kunkubita story y'ibintu yabonye afite imyaka niba ari 2 niba ari 3 numvira ababaje ahubwo we iyo gahunda ahubwo se murabyumva mute ariko njye numva igitekerezo nicyo kabisa igitekerezo nicyo ni nyamibwa ariko baretse kandi nanone twebwe urubyiruko tugomba gufasha bose oya bajya banavuga ngo gira neza wigendere ndi neza uzagira iki isanga imbere cyiza kindi nuko ari twe imbaraga z'igihugu rero n'abo bantu badafite imbaraga twakahabaye na wa muntu wacitse intege akavuga ati uyu muntu rwose nubwo atazi ibyambayeho cyane ariko ni umuntu nyumva ni umuntu ushaka kumfasha ibyo bintu birafasha muri sosiyete cyane cyane iyo utegereye n'umuntu ngo umenye ngo asabayeho gute ushobora no gusanga gutya mu muganira museka ariko mu by'ukuri w'abana ni intimba ikomeye cyane ega amateka y'igihugu buriya hari ukuntu ugenda ugasanga nk'umuntu ku giti cye yaramuhungabanyije hari n'abantu bagira ihungabana ukabona gusa we ntago ahamutse ngo bamere nk'abandi wenda bo babyerekana ugasanga abana n'ihungabana bwo ku giti cye mu mutima bikaba ngombwa rero ko abakeneye ba bantu baza bakamwegera akabona ko ari kumwe n'abantu bakaganira bagasabana bakishima akabona ko atari wenyine ahubwo ikintu nari natekereje twebwe tutiriwe tugena kure tugahera mu mudugudu dutuye muri uyu mudugudu wacu tukagenda tukavuga tuti reba hari nk'umukecuru ngewe nzi umukecuru nta mwuzukuru nta mwana abana n'umusaza
umwe afite nk'imyaka 70 undi akaba afite nka 80 urumva nk'aba bantu igicike za jenoside aho ugasanga nta muntu umwitayeho ntawe umuvugisha kandi kuza ukagera hariya tugafata ijerekani undi agafata umwe tugakubura undi akabuza ibyombo tukagenda tukamushakira ibintu dushobora kubona natwe uko mukuru turimo dusanzwe biramushimisha akabona ko atari wenyine. Si n'ibyo gusa mwongereho yuko nawe niyo bakubonye uri umuntu w'umwana uri gutwaza umuntu mukuru umuzana utu babona ko uri umwana warezwe babona ko uri wa mwana igihugu kiri gutegura ejo uzagira akamaro. Habwo rata tudatinze nagira ngo byibura tubanze tunahere no kubona bari hano hafi ushobora gukora ikintu kiraho bimeze meze gute ko ndi base mwicaye hano mufitiye iki uyu munsi ra ukuvuga ngo usanze twe turi mu gitekerezo nyine shize navuga ngo twe turi mu gitekerezo ngo twe turi kunganirana ibitekerezo tureba ukuntu bagira ikintu dukora muri iki cyumweru cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994 twanzura yuko nk'urubyiruko kari nkatwe imbaraga z'igihugu twanu Rwanda rw'ejo ko twagira ikintu dukora tukajya tureba nk'abacecuru cyangwa abantu b'abanyantege nkeya twabegera tukabafasha n'abandi n'abaturuta bakanatubwiraho ku mateka nk'abantu tutari turiho nkatwe urumva tukabanya byinshi ukanabimenya nabyo urumva uramufite igitekerezo cyiza mukiraho nanjye nanabunganira reba umuhungu twatunyiraho arayepfa ku kimoteri sinzi namo mwibuka ukuvuga umusazi se wabaga bicana undi nabonye urira mu mashashi n'imineke sinumva muri ya centre uri kubifata nabi umwe wambaye ibikabutura mu mutwe n'ibintu by'ibiki ni mutuze mbanze mbasobanurira uri kubyitiranya mwebwe uriya muhungu ntago ari umusazi ahubwo urabona mwibi bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside hari ukuntu umuntu agenda agahura n'ihungabana bigatuma nyine atumutwe ugasanga nyine kwibuka amateka y'ibyamubayeho biramuhungabanyije muri we. Oya wibeshye uriya ni umusazi mwebwe muri kwitiranya ibintu ngiye nta kintu ukuntu nabonaga yambaye umuntu aba mu ngara ari mutuze mbanze mbasobanurira umuntu ibintu birajagura bikamusota uriya muhungu yahuye n'ihungabana muri 1994 ibintu byamubayeho ni amateka ari kwibuka aragenda amusenya neza niko kumusanga hariya nako kugenda akicara hariya muri uru rwego rwo kuba yari yabuze umuntu umufata urumva ngamwegere amuganirize amuhumurize amwereke ko ejo hazaza ari heza dufite iterambere mu gihugu kandi tugoye guheranwa n'amateka y'ibyabaye niko kumwabonaga hari ngewe ubwanjye mukayamaze kumunyuraho ngenda mubonye ndatungurwa umunyuzo yasaza ntabwo asaga kwa kundi ubwo ngenda mubonye mbanza kwikanga ndanubaza ati se ni wowe tuzi ni wowe nzi kuri ku kimotera na hepfo nsanze ari guhinga ahubwo ashaka n'abantu mu musada yababuze asa neza ni wari kuvuga atari wabone ngewe reka mbabwire nimuza mukagerayo mukamwibonera urasanga ibintu babwira garuka ari gusaba umusada wo kumufasha guhinga ni rwo rwego rwo kugira ngo n'ubundi dufashe n'abantu ariko none tugira ngo tunamenye ko ayo makuru atanze ariyo twagiye tukareba ariko se uri seriye neza wamubonye yewe ndi seriye ahantu ari guhinga ni ahantu buri wese amunyura akamubona asa neza cyangwa usanze yari yambaye amakabutura ntabwo yamakabutura yajugunye kwa gusa nabi yajugunye yakarabye yisiza asa neza rwose ubona umusore ufite icyerekezo nyabo wa mugani ibintu arimo aravuga nimba ari byo bintu by'ukuri twanyaruka tukareba ko twagiye ubundi mwebwe mugende kuko nyine ifite gahunda ningiye mu mujyi ntabwo nababeshya oya nimugende ndaza kuza mbasanga nta kibazo nyamara ushatse waza tukajyana ndaza mbasanga mutagira ikibazo mumfashe mugereye ya Mvani mu mahoro umeze neza Meze neza kabisa ebana muraho neza komera no kurya amakuru ni meza kabisa ugira ngo se ubundi ahangaha tuje kuguha umuganda umuvugisha ukuri kw'Imana mwabiduye nandeze ndavuga ngo ukuntu bimeze hari umuvandimwe watubwiye ngo mwahoranye aratubwira ati rero umuvandimwe muheruka yicaye ku muhanda ngo hari ukuntu ubuzima bwahindutse turavuga ati uko tureba ahangaha n'abagenzi banjye bose twabanje kujijinganya turavuga ati ntabwo ibyo bintu bishoboka siko byagenze tunavugishije ukuri ntabwo twe tuzi ko ari we ariko ni we amara muri kubona ko ubuzima bwahindutse ugera unsubiza nuko uzi ko ari wowe urabona ibintu bimwe tujya tuvuga bro ntabwo uba ukwiriye gucira umuntu urubanza
utabanje kumenya ngo uwo muntu se koko byagenze gute. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze natwe twajyaga tugucara tukavuga ati uyu muvandimwe ushobora gusanga yarahuye n'ikibazo cy'ubuzima. hari umuntu wamwitwayeho nabi. Njyewe mbabarire rwose narimo ndavuga ati wa musazi none ndabona mbabarire kabisa. Ntabwo buriya bwari ubusazi, ni ibihe nari ndimo abantu bamwe banyise abasazi, ariko yamane buri gihe ihora idufasha. Negewe na mushiki wanjye ahora mu bwigunge. Erega buri utiriwe uvunika ngo navuge menshi, umuvandimwe yadusobanuriye atubwira yuko amateka igihugu cyagize mabi yakugizeho ingaruka. Atubwira ukuntu waciye mu buzima bugoranye, uburyo wabuze famiye, uburyo wabuze abavandimwe. Njye na bagenzi banjye ahangaha turavuga ati rero burya nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza utazi amakuru, kubera ko tuba turi no muri iki cyumweru cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994. Hari abantu benshi cyane bameze nkawe babana n'ihungabana, ariko wamureba ukuntu ameze kubera ko mutaganiriye, ukaba wanavuga ati uyu muntu ushobora no gusanga yifite ibindi bibazo by'ubuzima, ariko kubera ko utazi ukuri kw'ibyo bintu. Ariko nyuma y'uko tumenye amakuru tukumva yuko wabayeho mu buzima bugoye, ubuzima butari bworoshye, njye n'abavandimwe bagenzi banjye, kandi twari dufite intego yo kugira ngo iki cyumweru tukibyaze umusaruro nk'urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, naho kugira ngo twirirwe turyamye nk'uko abandi babikora batajya no mu biganiro bategera n'abacitse ku icumu cyane. Twebwe rero nkatwe imbaraga zacu ntabwo ariko dushaka kuzikoresha, twavuze tuti twiyegeranye yenda umunsi ku munsi tujye dusura bamwe muri abo ngabo bagize ibyo byago, dukore n'umuganda dufatanye nabo tubereke ko atari bonyine, kandi twese tugamije kugira iki kuva muri ayo mateka tukubaka igihugu cyane. N'ukuri ku Mana murakoze. Buriya nabayeho nigunze, nifuza ko byibuze umuntu umwe yazanyegera byibuze nkabona nyitayeho, ariko naje guhura na mushiki wanjye ndetse na mukuru wanjye nawe tubana ari abantu babiri, none ubu nishimiye kubona nungutse abandi bantu bane. Ego utanavuze byinshi, ni nayo mpamvu ubona turi aha ngaha twazanye amasuka tuvuga tuti reka tuze duhereze umuganda umuvandimwe. Ubu muje kumfasha guhinga hano hantu cyane karima tukabagare, tugateramo inyanya, twateramo ibijumba, twateramo ibirayi, cyane cyane ko n'umusozi y'ibintu by'intoryi byeraho cyane. N'ukuri rwose ni karibu Mana we, n'ukuri ko Mana murakoze, sinabona ikintu cyane. ahubwo se tukiraho ziriya hene ntabwo ziri bwawe cyane. No wamufasha kwahira twatse aho Ikintu kiriho cyo muhinga igihugu mushaka cyose muri rwose muri ubyimuzi, n'ukuri Mana we, Imana ishimwe ibi bintu byose mu nkoreye.